cyangwa se kimwe njye nzagenda. Petit frère, niba ndashidikanya ndibuka ko dushobora kuba twararyamanye nka saa 9. Kandi muri famille yacu urabizi twebwe duterinda mu gitondo. Umwanzuro nta wundi ni avortement. Ugenze ute kumana warakaye? Oncle wawe mwana aranyirukanye. Wakoze iki? Cyahese. Wirukanye ntacyo wakoze? Buri najyaga mbibona kuva na kera, amaraso yanjye nayo ntago byize bihura. Wewe uryo bwo. Ana nyine iby'abakire mugende murya iby'abakire mu ndeke. None se nkora iki? Shaman. Zikumbabaje bro. None se nimba utabasha no kunsabira imbabazi ubwo kumbwira iki? None se uri wanjye nyine uzika oncle. Ariko murabana. Kuya kwa tubana no kuba ari oncle ntaho birumva. Ahubwo tashaka ntacyo nakufasha kora nawe uramuzi nyine akara nabi pe. Rakara nabi ariko nimba ntacyo ntwamfasha nyine none se narwana nyine. Ariko uko muzi oncle ntago yakwirukana ntacyo wakoze kibi. Ese ni iki kibi nakoze nyine? Ntacyo. Wenda nyina byose ngenda n'ejo naje wenda hafi mu masaha 4 z'ijoro. None se gukundana ni ikibazo? Gukundana ni ikibazo? Ntago ari ikibazo. Niba umwana wiyo yarankunze ngiye nkaba ntaramukunze cyane ngiye kubizira. Nije gitumya kwirukana se? Naranyirukanye navuze ati ngo kugira ngo bizateze ibyago bakumiriye icyaha kitarabuko ndagiye nyine twabanye neza igihe twahabanye nuzankenera nyine nagwaye nimero zanjye kuzajya umvugisha. Nakundi inkoko iri wabishonda umukara nyine nanjye ntago ari mu rugo. Nawe nta n'icyo mfashe ngo uri umushuti wanjye. Yawe nagufasha mu bundi buryo ariko aho ngaho ntacyo nagufasha boy. Nakundi gira amahoro. Nibyo nakubwira. Mwese ikintu mukeneye kumenya nuko mwese mukira abana. Njye ntago ndi umwana. Ikibazo cyanyu timwemera. None se ansa reba bimubayeho. Ase wakoze ubundi byagenze bite? Cyabikoze ubu nakirukanye. Niki? Nakirukanye kuko nasanze ariko sitakuba bimenye. Niki? Byagenze bite? Iyo mpamvu giye nababwiraga ati muracara abana mujye mubimenya. Nase byagenze ute? Asa ngo bamuteye. Kuki? Izina rya Yesu ntumbwire. Gusa ubwo ninde wayimuteye? Ntumbwire ko ari cyagikoze. Ahubwo ndi kumva wari ufite n'amakuru. Kuwe kutari wambuye. Koze ijisho rya mukuru riba kure. Ireba kure gute? Irigana cyagiye turi ku gipangu ndi nagiye kubwira. Nose iki cyakubuje kumva. Ese nabonye ko ansa nyine yisaza. Kandi urabizi ko ansa ari mubyara wanyu. Kumva rero nza kubikubwira ariko niteranyije nawe. Mpamvu nahisemo kwicecekera. Okay. Ibyo ntakibazo. Ari byo cyagiye twicaranye muri salo kajya kubwira. Akubwira ati muracara abana. Tampamvu yo kwiyandarika. Ariko ukambwira ngo muri bakuru. Abarenze ko byagera kuri rura rwe. Ngumbwira ansa aracyakomeje amashuri yiwe gute. Kaziga nta kibazo kwiga se ntabwo birangira. Nibibazo. Nose nimba atwite kano kanya. Amashuri azayakomeza gute. Niyo tuzategereza byare yakomeze yige. Ikibazo cyanyu murashikirana. Aya ntago ari gushyikirana. Nase twamutererana. Nose wabigenza gute se? Kwakira urwaje nyine. Nyine nanjye narimutse hari so wabibonye. Nabibonye. Okay. Bo arikindi reka ngweze ariko mission yawo warayikoze. Numva se. Mission yawo warayikoze. Shiramo nimero yawe. Ariko ibyo bintu mubite muracara abana. Mbisubiramo buri munsi. Ibintu byo kujya mu tusore mukiyandarika nakari byiza. Akumvisha urango bizongera. Nakari byiza rwose.
Grand frere ndakubona. Iminsi yari ibaye myinshi kabisa. ariko usigaye ubona warazanye ubwanwa kundenza ukagira ngo uranduta sibyo? Siko numva uvuga nabi. iyo uvuga unyikubitishwa wowe wumva nta kibazo ufite mwana. Grand frere se. Grand frere wawe ari kuguma no kuba Ariko nawe rwose aho uvuye niba warahariye ibiki numbaze kabisa. wihanyibutsa mawe Ahubwo gira ujye kungurira akantu dore boss yakwicira ku mwana we. uzaye amafaranga menshi se. Yampaye igice. Yaguhaye igice. Yampaye igice. Mva rero niba narakoreraga ngahe se? ntangahe se? 30. 30 wari umaze y'amezi angahe? Nari maze y'amezi angahe se? Ibaze ko n'ukwezi kwari kutararangira ahubwo. Nanjye nyine nibyo ndi kukubaza. Kuhise ugaruka hano hafite akazi. Akazi neza si mu rugo nyine. Ubu uri kubona twe duhari rero twishimye. Oye, nari ngiye gushaka experience nk'umuntu mukuru harayibonye pe. Nahisemo kugaruka hano mu rugo, nimba ari umunyu tuzawuryana, niba ari amazi gutyo. Experience y'ibyumweru 2 ubwo ni iyihe? Experience y'ubuzima icyo nzi cyo hari anayikuyeyo. Bose ndakubwiza ukuri. Nari muzi ati byuze Grand frere abonye akazi. None uhise ugaruka kweli. Umva bro, akazi ko narakabonye pe. Ahubwo hari akandi kiyongereho ntanapanze sha. Sinumva ari byiza se, ahubwo nanjye wampamagaye se. Ntiwumva? Kubona petit frere wawe yirirwa mu rugo biba byagushimishije ufite ubuzima. Akazi ndi kubwira kiyongereho sura kazi. Nta kahise nyine kutari Ibaze bro, ibaze. Kuba wajya gusaba akazi ko mu rugo. None ukagira amahirwe icyana cya boss kikagukunda sha. Umwana wa boss yarankunze. Urumva kandi kazi. Oye, nyine ako nta kandi kazi kari kiyongereyeho. Nese yagukunda ukabara kumwitaho. Ntago ndi kubyumva, ntago ndi kuvuga ngiye ndi kubyumva neza. Tiwasoje kwiga. So nukuvuga ko ibyo ndi kuvuga utigeze ugira nahantu urira nabyo. Kumva ngo umwana wa boss akandi kazi ibyo birahurira. Kuvuga ngo sobanurira neza. Giye nagiye gusaba akazi ko mu rugo nk'ibisanzwe. Barakampereza. None hashize nk'iminsi nkingahe umwana wa boss barankunze. Nyine turakundana. Suri kubyumva? Yego ndi kubyumva. Twamaze gukundana nyine ahizi kera nyine hari ukuntu ngo abakundana bakora ibintu by'abakuru. Gutya nayo ndi mukuru. Ibintu ntekereje ntibiba ari byo. Tekereje iki? Ibintu by'abantu bakuru ni ibiki uri gushaka? Twarabikoze da. Muhaye bene wa mwese mubeshye. Nta soni ufite? Nta soni na nyine ubona naho bingeze se. Nyine nagarutse kubera icyo kintu. Nizere kutamuteye inda ariko. Nizere kutamuteye inda. Shaje ibyo nibyo kuko byakubera ibibazo pe. Byakubera ibibazo. Noneho abana bo bakirura bazi baragukurikirana mpaka niyo wajya hanze y'igihugu bagusanga. Uretse ko njye nawe twarakundanye pe. Ubyo niyo yaza hano twamurera. Muzikunda bateri story. Mukandi kanyu ngara kuri boutique ndagaruka nyine arinze ko bona n'ibyo byumva. Nsubira kuri rwa rupangu njya mu tukiraho. Ariko ansana ndakuye n'ibisi ndi kwishimira. Mwana uri kunyica. Sigo wikora ukuntu naze nawe urumva. Mukandi kanya kubikira umufungiye nawe kandi byambabaje. Sibyo? Aseka mubazo ubundi. Twagura mwirukanisha ukurishimye. Jewe se? Ndende kubwira. Ngabo ubiri. Makuru si yakuye. Arega nyiri kwite no wabimbwiye. Akubwiye iki? Ko mwirukanye nyine kubera wowe. Ese yakubwiye ko njye mwirukanye? Ninde? Ni papa. Ese nyine nshira ku marangi byagenze. Shamba rero narabizitoreze nyine. Kana wanje kwibaza nako uri mu mugaruye. None singiye kubaza nyine yuko byagenze. Harimo se ubundi uramugarura none umenya. Urumva nawe utangiye kubirakara muri katubireke. Wose rero? Byaba byiza. Mwene mwaje kuvugana? Twaravugana. Ariko ibyo ari gushakira muri abisohoye. Warubonye akazi ugatereye inyoni. Ubwo urabona turi buze kubaho gute? Ubu gutya byibuze nayo nizeye ko nanjye ngiye kujya ndya neza nk'abandi. Grand frere akangurira amayinite. None ndebere. Ibyo nzajya mbikora mwana. None se nimba nakubwiye ko uzajya ubikora wibagije ubuzima twarimo utarajya mu kazi.
Petit frere ngira ngo as I told you before bampaye amafaranga makeya nyine bampaye igice urumva kuko nari maze gukora iminsi mikeya nyine bampereza igice nimba ushaka amafaranga y'amayinite rwose urumva ntabwo ibyo byangora. ibyo byo si ikibazo, ahubwo ikibazo uba ugomba kurebana future. urumva kuvuga ngo ufite amafaranga nonaha birumvikana urayafite, ikindi utari gutekereza amafaranga ufite angana iki. urumva hari n'ukwezi yamara kwera, icyo kintu uba ugomba kukirebaho nawe nubwo uri grand frere mba ndi kukugira inama. ndiyo ahubwo ndumva twajya mu nzu kubona haje n'akabeho siko biri se. Mugani Petit frere ndabona n'akavura kagiye kugwa, ubwo ibindi ni mu nzu nyine sibyo. Twajya mu nzu ntari wowe bityo ndi kugufata nk'umushyitsi. Ese nimba katugenda ntabwo wagenda ngo usangeyo. Ariko nawe rero uri kwifata nk'umushyitsi. Ubu mbonye unkeneye pe. Utambwira ni ibiki? Niba tugiye kugurisha isambu se nari mbikubwiye. Ariko nta bintu birenze. Sawa nyine. Nyine ni ibiki? Big secret. Ntabyo ngaho gukora amabanga yawe. Kubwira ndumvije natari ngombwa ko nikubanza hano. Reka da. Si biki. Ariko ndumva urugo rw'iwanyu mufite amabanga. Hari ibintu utagomba kumenya wareka. Nk'ibiki se? Cyari muto. N'ibiki se ko bitanashinga? Se mwagiye mureka kuvuga menshi. Amaki? Kujarwa Ubundi utashaka ko mbimenya iyo mubigumana. Gane wazi kumbwira ubwo busa bwawe ngato mukumve mu maso. Watumutse ariko kuba washize ubundi ushaka kumenya. Ahubwo reka mubaze ikintu kimwe. Mubaze iki? Waje muri urugo uje kuneka uri umunetse wa M23 uri iki? Akada. Amaze kubaza ko nzi neza ko ari we nabwiye ko umudarana rwaga rero kugira ngo agende niwe wabiteye. Ubundi wajyana mu kanwa kawe ugahumeka ukawe ujya kuhumeka kuri papa uba wanyereye mu kanwa biba byagenze ute? Ufite umushiha y'amada. Sinigende ndabizi nawe mbere batwitagira umushiha. Enda ngaho mva mu maso wawe ntego ukameze gusa. Brabite. Ni byiza. Kumburi hano. Nundi. Tuza. Sikusiga Rwanda kare byageze. Ntabwo nabara kurakarira wowe. Kugize iki? Nose byakora urajya ubikora. Ndariko. Buriya Abanyarwanda bazi guca imigani. Bavuze ko kari ku wundi gahandurika ntabwo bibeshye. Asiyo migano komeza uncirana ni ya muhanguki. Byagenze pe. Mwana ujye menya ko ubuzima ubayemo mwana ntabwo aribwo abantu bose babayemo. Niko bineshya byakugiye mu mutwe. Banemya. Ajya ngo nagweruka kogamo. Umva nyine ibyo nangiye kubwira rero ntakubwiza ukuri. Uramujene tuzi ko ari utunze umuryango we wawe. Indari kubuni. Ndavuga rwawe. Ndacaha rwaga. Nanyura ha rwaga. Rwagamu kumumbaza nkandi. Afite amakuru yo kwajya ukamuteranya na boss we ngo niwe. Urumva njye uramujene twaraganiriye. Ambwira ko ari utunze umuryango we wawe. None uramwirukanishije. Barabara umuntu bose abarera. Uzabishyira ishuri. Urwagaciye nk'amabera ahangaha byagenze. Iyo dukora ikintu tumaze tunatekereza. Ntabwo kiri kuvugana nawe. Bro, harya wambwiye ko wasoje kwiga. Narasoje. Wasoreje kwiga simba mbyibuka. Nubwo imirimo iba yabuze ariko Abonye twadufaranga nasimuramo agatelefone urankizwa n'iye. n'ubu waguze telefone nawe waba Ndaguza telefone. uragataka bisa keza cyane. Ndaza kuguha 500 amahoro atahe. ahubwo wakabaye Ngo twagiye harya ugiye mirongo ndusha icyongereza. Hari akaririmbo barikaririmbo. Okay. We used to hide under the covers. Baba bashatse gusobanura iki? ikintu baba bashatse kuvuga nyine urumva Mbwira. ni umukobwa uririmbira umusore amubwira ati uri mwiza cyane. wasanga ubwo we wabiririmba gutanabizi. Nawe ugira ngo sinize.
umva we use it to hide under the cover. Twahoze twihisha uzuza utumva muze ngo kava ukagira ngo ni kava ya telefone. Oya ibyo ni byo abantu batizi, ahubwo wowe ndi kumva ushaka kubisobanurira nyine karirimbe ukansobanurira we kose. used to hide under the covers. Twahoze twihisha mu sano ndabyita. Urumva nyine petit frère ikintu baba bashatse gusobanura we used to hide under the cover. Ni twahoze twihisha mu mibiri kandi ugasanga nyine ukuntu umuntu agaragara siko mwimbere ameze. Urumva serenade chada ahubwo tugatangira nyine buri wese utangira umushinja ibintu iki n'iki, ariko ahantu uri wowe wandaza nkubwire grand frère, ndagira musobanurire neza ahantu wari uri. Ushobora kuba wari ufite umuntu mwakundanaga cyane, ko ndi kumva utugambo uri kuvuga mu rukundo nyine ishana naramukunze ariko nyine byaragoranye tu burya amazi burya sobanurira neza sikora ntanabyibagiye. Uwo mukobwa ngo byagenze ute cyangwa mbwire nyine muri make wo ukuntu byagenze. nyine ukuntu byagenze ariko nk'ubu ansa urabona amaherezo y'ibi bintu azaba yahe? Urizi ibese ibi wakoze urabiyobewe. Ubu koko nagakwiye kuba ntuye hano muri iyi karisi, ndetse waje gutura hano kuko wirukanye umukozi. ahubwo uriya we kuba yaragiye ntamwishe ni ikibazo gikomeye cyane. ahubwo reka nkubwire papa ikintu utazi. nagezeyo ndamubona papa wiwe ni umukire pe, ibintu by'indimi arabizi, ubona yizingiye kugenda mwifatire. birumvikana naye ndi kwizanishwa ngo uduswahili arandusha, utwongereza arandusha, udufaransa arandusha. urumva nagize gutya mbona umukobwa wiwe nyine mbona ni mwiza pe, twari no mu rungano. ajya nimba yitwa gute Hansi, amwita Hansi. ndumva ari n'abasirimu tuzina tw'icyongereza. gusa papa wiwe nimba yaravugaga ibiri mu bwoko ki, ikinyarwanda kivanze n'igikongomani. nkibaza ni umunyarwanda se? numvaga nyine tuganira ikinyarwanda. wumva kivuga neza se cyangwa nyine ikinyarwanda arakizi pe ariko ntabwo azi kukivuga. igiswahili arakizi ntabwo azi kukivuga. umva avuga ikinyarwanda mu giswahili, ikinyarwanda akakivuga mu cyongereza, nyine ntabwo wamenya. urumva ashobora kuba atari umunyarwanda. sinzi kandi urabizi abantu bo hanze baba bafite amafaranga. ese ni hanze. none se umuntu utazi ikinyarwanda urashaka kumubwira ko ari uwahugu? nuko nyine urumva ushobora kuba witesheje amahirwe. oya nyine uwo umubebe ku munsi wa mbere twaraganiriye biri aho ngaho nyine, ariko yaramfatiranye yacunze ndi gukora amasuku mu nzu iwawe, ahita ambwira ati ndagukeneye. nawe ko nkuzi. cyane njye nyine bwa mbere naramwenda ndamukunda, ariko nyine ntabwo nabigize ibyaganje. grand frère niba nibuka neza wambwiye ko nawe ukigerayo ngo uwo mukobwa wahise umukunda. uze kumbeshya grand frère, data n'umwe ndamuzi. urumva tuvinda imwe ndakuzi, nawe ntabwo woroshye. kuri kuza kumbwira ngo yaragushutse sha ntabwo nabyumva kabisa. ese ushatse gusobanura iki ngo data n'umwe? ntabwo nabyumva, twarakuranye ndakuzi. umva petit frère kamubwire joke with me, ndashaka ko mukomereza story wambwira sibyo. ubu ari utuntu tw'ababyeyi ushaka kunyibutsa aho twabashyize. oya ndagira nkumvishe ko nkuzi neza grand frère. urashaka ko mukomereza story cyangwa mpagara? okay ngaho komeza umbwire ntari bindi harya naringeze hamwe yahise amfatirana nyine. nawe komeza umbwire. mbo yaramfatiranye yacunze nyine papa we ntawe uhari, ariko niba yari yankunze sinzi. yacunze papa we ntawe uhari, arambwira ngo ari kunshaka. ndicara turaganira nyine, aho noneho yahise ambwira ko ankunda. ambwiye ko ankunda, urabizi nyine byavuga ngo imboga iyo zizanye urazirya. ambwiye ko ankunda nyine ndavuga ati ubwo nanjye mpamfatiyeho nk'umujene. hasi se mwarikingiye? mwarikingiye? oye cyucyo se ibyo ntabwo nabyibutse ko nari natwara. ubusanzwe yarakwanduje ibirwara. ukuntu agaragara pe ashobora kuba ari muzima.
ko ntabwo ari frere ko wiyize koko ukuntu umuntu agaragara niko no mu mubiri haba hameze. Ngewe ibyo ntabwo nyine nari kubirebaho, wenda byaba ari amahire dusanze nta kibazo hagati yanjye nawe. Nkurikije ukuntu banshushubikanye bamvana hariya, papa bashobora kuba nyine impamvu yanyirukanye ariko ngo nakundaga umwana we. Abizi abana b'abakire na ba se wabo nyine aba ari Peta na Kidole. Grand frere ndakumva, ibyo byakubayeho nanjye byambonda umusore nanjye ibyo byo ntaribi. Ubundi Petit frere nzi ni wowe. Ahubwo ikibazo kirimo ni iki: nuramuka warateye uwo mukobwa inda isakaza kugukurikirana, urumva ibizakurikira ari ibi. Wenda koko sinari nakarebyeho, ariko ashobora kuba adatwite. N'ubu yaba atwite gute? Ugomba kubaraga ko ashobora gutwita cyangwa ntanatwite. Petit frere, niba ndashidikanya ndibuka ko dushobora kuba twararyamanye nka saa 9, kandi muri famiye yacu urabizi twebwe dutera inda mu gitondo. Grand frere nawe jya ugabanya urwenya kabisa. No, that is my inspiration. Genda kubwiza ukuri. Ariko none wari utaransetsa kwera. Ahubwo narigize ugiye guhita umbaza ngo wamenye gute ko umuryango wacu utenda mu gitondo. Nyine nibyo ndi kukubwira, hari ibintu byo guteramo urwenya, hari n'ibintu biba biri seri. Ariko mugani ariko nyine sinzi ngewe icyo nzi cyo ngewe ntabwo nigeze mutera inda, ko ntabwo nabyumvise. Basi se uwo mukobwa yari afite imyaka y'ubukure guhera kuri 18 kuzamura. Nyine ukuntu agaragara ashobora kuba yari wawe. Yego ni mugufi ariko mu maso nyine arakuze. Wibuka abana bo mu bakire bakunda gukura vuba vuba mu myaka ari mikeya. Urumva shawe nkuramo amagambo none reka mubwire rero ngewe nabikoze ushobora gusanga uwo mwana atujuje imyaka. Ibaze Grand frere bagukatiye imyaka 25 yose. Ariko se ko yambwiye kwiga senior 6 wumva iyo myaka atayifite y'ubukuru. Kandi wibuke ko ari we mba nishingikirijeho. Urabizi Mary ntaho hari. I know she's mature enough. Ni mukuru. Birabe byiza tubirabe. Ahubwo se mugani wenda bibaye nk'ibyago cyangwa umugisha ku ruhande rumwe, kuko ngiye yawe ari umugisha. Wenda tubasanga iyo nda narayimuteye kangonga kaza hano wamwakira wagira ute? Grand frere se kuri amaraso yanjye urumva umwana wawe namuterera. Warukomeye ariko ndakomeye nyine ni gakeya ariko sinzi niba ubyibuka neza. Njya kuva hano nyine umutwe warandyaga, ngiye kubanza n'utunini nyine nuko nyine nta kibazo tunaye kamamagara umushuti wanjye twari dufitanye gahunda. Umushuti wawe umusheri wawe usigaye nawe ugira abasheri ndabizi. Reka njye noneho ubu gutya none ari ndi guteganya abaye akaraya ikintu utazi nureba niba bazagaruka hano cyangwa se kimwe njye nzagenda. biriya nibyo yivugisha. umwanzuro nta wundi ni avortement.